nyiri televiziyo yitwa Yongwe nanayikozeho. Nanayikozeho ikiganiro igitangira. Nayikozeho ikiganiro kitwaga ahantu hakurya amezi 7. Amezi 7. Urumva ko yego twarakoranye. No umuntu muziranye. Cyane. Yongwe imwe mu nkuru ya mbere yasohotse abantu bakimva ibye bitabwa muri yombi ni inkuru ivuga ngo yambuye abakozi amezi 7. Karegeye urambye uti nahamaze amezi 7. Ntawe birahurirana. Muri contract twaragiranye. Itariki 5 zari mu barayimpaye bari barakoze draft. Gentile de niwe wari wakoze draft ayikoranye na Yongwe. Ndaza bayimpaye mu bintu nakosoyemo. Navuga ngo mushyiremo itariki ntarengwa yo kumpemba. Bashyiramo itariki 5. Nakazi ke nagataye itariki 6 z'ukwa 11 kuko itariki 5 zari zarenze. Ariko mu bundi buryo yarampembaga ngira ngo yasigayemo 150 nubwo atabyemera. Nigeze no gushaka kumurega ndadekarara mbibwira umwavoka wanje kwambura abakozi kugira imitungo myinshi utabasha gusobanura kuvuga ngo asengera abantu. Urumva Yongwe arakanu kahise mu misi ishize avuga ngo ufite umuntu guteresa igihe kinini wanze gushyira mu bikorwa ngwino utanga ituro ry'uko muguhaye hari uko mudakoma amashyi mwabaye kururi mitobo ruvuge alo se ene ufite ahantu ko urashaka ko bakongeza tambuka ushima Imana ko bakongeje gira vuba bikore vuba ufite itseti iriho ubusa urashaka ko yuzura gira vuba ariko mwabaye muti urashaka kurira indege nawe ukagenda samura ibiganza hejuru samukuta niba udafite n'iturutura n'ibyo ufite ibyari byo byose inkweto nushaka uziture ugende n'amaguru urashaka viza ukajya mu ndege nawe tambuka uture ufite ahantu ushaka kubaka wino utanga ituro ry'uko ugiye kubaka ayidigiri mini dig ejo mu gitondo. Alright, JALAS Official TV turasuje twizere ko mumeze neza cyane aho muherereye twizere ko muri namahoro. Tubahaye ikaze ku makuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Twongeye kubana na mugenzi wacu ni umunyamakuru akaba n'umusesenguzi ku nkuru zitandukanye Bwana Karegeya Jean Baptiste. Wongeye kwirirwa amakuru ni meza rwose. Subuze n'abakunzi bacu benshi bagenda baba benshi. Abo duhurira mu nzira abo tuvugana ku matelefone vraiment nibyo kwishimirwa nta rwose. Ubwo mbonereho no gusuhuza cyangwa se no gushimira abakomeje gukurikira Karegeya Pano. Ni channel ya Karegeya Jean Baptiste mugiyeho abatarajyaho nyaboneka mugene mukore subscribe. Nabonye agenda baha amatopic atandukanye. Hari topic nabonye yadusezeranyije ko azagarukaho mu gihe kirekire ijyanye n'amatora. Ubwo abantu mufite amatsiko ku bijyanye n'amatora kandi ni igikorwa kirekire yego gifite igihe kinini. Mushobora kujya kuri Karegeya Pano mugakurikira ibiganiro by'uruhererekane bizagenda biza kuri iyi ngingo. So rero uyu munsi twongeye kubana kuri JALAS Official TV kugira ngo tugire ibyo tuganira kubera ko hari ibiba bivugwa bitandukanye. Twicaye muri Urban City Blue cyangwa se Urban Boutique, Urban Hotel ni mu Kiyovu. Ni ahantu heza cyane ho kuba wasohokera wowe n'abawe. Abashaka kumenya adresse zaho murebe icyo cyapa kiri mu mashusho muhagere. Ni ahantu heza cyane. So rero Karegeya ndakwakiriye muri Urban Hotel. Yes, urakoze cyane. Umeze neza. Cyumweru cyatangiye gite? Cyatangiye neza kuki cy'ubushize cyari cyarangiye neza. Sinibuka sinzi igihe duherukana ariko nibuka ko kuwa kane ndumva ari bwo duherukana na. Kuwa kane rwose nagize umuvandimwe wari wavuye Kampala harasohokana ahantu hitwa mu Nkumburwa. Ahantu na tutaramirwa n'umuhungu witwa Safari rwose ibintu biryoshye cyane. Nyabugogo yari ikirori. Safari zake rwose akiri gitari neza n'abakobwa be. Afite abakobwa babiri.
bose ni abahanga kuko indirimbo zose basubiramo baba bazimetiriza neza Yego. ariko hakabamo umwiza cyane n'ufite ijwi ryiza cyane w'inzobe n'umuhanga cyane uririmba n'inzayirwa kandi ufite aricyo bita ijwi rya velour ijwi rya velour urayizi ni artist bifite utwoya buriya rero ijwi muri acoustic oya muri acoustic ubwo giye kwigisha kuri channel yawe muri acoustic production du son hari icyo bita corde vocale mu mihogo corde vocale rero ijwi rya velour utwo tugozi izo corde vocale zifite utuntu tw'utwoya nka tumwe twa velour none tukayungurura ijwi niyo mpamvu iyo usaraye utwoya tuba twashize akaba n'ugira ijwi rikakaye byose donc ubundi nuza système sonore ihera hano ubwo rero aba bantu bumva afite ijwi ijwi rya velour ni rya rindi risa nihira riyongoroye rinihira uwo mukobwa rero nk'iri rya papa wemba yego Kayirebwa donc uwo mukobwa rero ntabwo ari mwiza cyane ariko yumva ijwi rye kabisa urumva rero Isaac yaradutaramiye ku wa kane sinzi n'iyindi minsi ajya hagera ariko uko nzajya mbikumbura nzajya mpinyuza narishimye cyane urumva urabizi ko ku wa kane mba narangije icyumweru cyanjye hanyuma ku wa gatanu nirwa nduhuka ku wa gatandatu nagiye guha umusada Bwiza TV kwa Kayiranga nawe tugirana ibiganiro nka bibiri ubwo ni ku wa gatandatu hanyuma mvuyeyo njya cogamu niyo cogamu urabizi ko ari iwacu kwa mukuru ariko simuheruka icyo gihe ntabwo twahahuriye ubwo rero ku cyumweru ubwo byagenze bitera ku cyumweru nari mu rugo kubera ko madame aba yaruhutse ntabwo naruhutse ku cyumweru nahise ntangira akazi mbanza kuri BNB muri The Real Talk après midi njya mu rubuga rw'itangazamakuru ku Isango TV nari natubiye na Oswakimu na Didasi twahuye na SG wa Green Party Honorable Ntezimana Jean Claude na Vice President wa PDI Perezida wa PDI Vice President w'inteko ambabarire honorable donc Musa Fazili ni Perezida wa PDI akaba Vice President w'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite urumva rero ku cyumweru ofete muri make weekend yanjye irangira ku wa gatandatu ariko biri hafi guhinduka ngiye guhindura nzabivuga mu cyubutaha so rero urumva ku wa mbere byo akazi karatangiye bisanzwe urumva nari nagatangiye ku cyumweru ariko icyo gihe ndibuka ko tuvuye mu kiganiro na Oswakimu ahantu twagiye turicara ahantu akabari bita umunara kari ku Gisozi umunara ndawubona wo ku Gisozi k'umugabo bakunda kumwita kikiri umugabo mwiza cyane yahaye n'umwana wacu inka nagezeyo ntabwo nari nzi ko akaba ararake ngiye kubona mbona ndamubonye we ntiyanyibukaga ndamubonye ariko ari kumwe n'abafana banjye baransuhuza we anca mu jisho we atanyibuka none ngiye gutaha mpamagara wa mwana yahaye inka ariko ndi ku Gisozi ati uwo mugabo niwe wampaye inka uyu nguyu wambaye agapira ka Manchester ati none mu gutaha navuga ntiwanyirengagije kuko icyo gihe baduha inka ninjye nari MC no ninjye nari umukuru w'umuryango wahawe inka yego ninjye n'umwana wanjye bayihaye ubwo rero mu gutaha wa mugabo ndavuga ni wowe wanyirengagije kandi abo mwari kumwe n'abafana banjye ubwo rero muri make ni ahantu heza haba akantu haba akaburushete kumutse usa naho wa muhanda ukatira urahabona ndahabona ku munara uriya n'umugabo mwiza cyane oya nawe jya uhasohokera ara ni hazima cyane muri make rero nuko ku munsi warangiye nyuma yaho Oswakimu arataha nanjye ndataha ni ibyo ngibyo ngira ngo nakanyuzemo kugira ngo duhe n'ubundi nuko ibintu biba byifashe dukorera abanyarwanda natwe turi abanyarwanda tubaho kinyarwanda ni ukuvuga ngo ari abo twahuriye muri ako nahuriyeho n'abandi bantu b'iwacu iyo za Shangasha bari baje mu bukwe babanza kwiyakira bari baje mu bukwe muri romantique barakumenya harimo abo tuziranye harimo umuhungu w'iwacu
harimo umuhungu w'iwacu wazanye na mushiki we n'umugabo wa mushiki we donc yari famille y'uwo mugabo wa mushiki we bahurira n'abandi abitwa ba Fulgence twabanye byumba muri wakoraga yabaye na kontabure wa commune urumva icyo bishatse kuvuga ni iki rero turi abantu umusesenguzi n'umuntu n'umunyarwanda abaho mu buzima busanzwe ubwo naraye nanakubiswe nabivuga kandi abo bantu abo bose ndi kunyuramo nibo bafana bacu nk'abo bahungu bansuhuje bari kumwe na nyirakabari kitwa Umunara rwose ntago bibuka ntago duhuye mu nzira nabamenya ariko nta mazina yabo nta nimero ariko nibura babonye ko kuba baransuhuje ubwabyo bakomeze niba ari abafana bacu bakomeze bibaruke yego rero kubiha umwanya kamemo ni ngombwa rwose ni ngombwa umuntu kwibuka umuntu ni umuntu kandi tubaho kimuntu cyane abantu bamugana batazavuga ati aba bantu ni amarobo oya ntago rwose tubaho ubuzima busanzwe niyo ucogamo nibagiye kukubwira ko bafite jacuzzi yaraje bafite gym tonic abonoma ya gym tonic ngira ngo ni 20,000 mperuka hari gym ari batangiye ariko ngo iyo ufasha abonoma ya sauna na gym icyarimwe ngo baguca 30 nabibwiwe nabyumvanye umuhungu wa muzehe we ntago arabinyibwira ariko ni nk'ibyo urumva rero ko jacuzzi yo ni 20 baguca niba ari ganza subwo sibyo ibirashoboka wa Madrid aha niwe twahawe niwe nahasanze so urumva rero ubwo n'ubuzima naho twahuriye n'abandi bafana bacu ni ubuzima tubamo yego wibuka ko ubushize najya bambwira igihe nkitekera abana bakiri muri vacances nakuvuga ko nazengurutse kwa Mutangana shaka za bombo watetse utiri kuri kamera so rero turi abantu kandi dukorera abantu ibyo bintu ntakagire umuntu nibaza ko ntawe byabangamira ntabwo turi bimanuka obye byose abantu bagomba kumva nyine ko tumeze nk'abandi so nibyo rero ngira ngo twanzika gato y'akaregeye njya mu kiganiro nyirizina iki cyumweru ni cyumweru cyatangiye gitangirana n'ukwezi kwa 10 yego byari byiza ariko nanone gitangirana n'ukwezi ko gukunda igihugu yego icyo gihe ku cyumweru wari umunsi imyaka 33 yari yuzuye inkotanyi ziteye yego Kagitumba yafashwe ya mbere ukwakira kabisa ya mbere ukayavara so rero ngira ngo nibyo ariko kandi ku rundi ruhande ni uko wigeze kuvuga uti umunsi urangwa n'ibibi n'ibyiza atari ko tujye turira ku byiza cyane uhitwa Apotre Yongwe nawe yari yatawe muri yombi umuyobozi wa televiziyo ni nyiri televiziyo yitwa Yongwe nanayikozeho ikiganiro igitangira nayikozeho ikiganiro kitwaga ahantu hakurya amezi 7 urumva ko yego twarakoranye n'umuntu muziranye cyane Yongwe imwe mu nkuru ya mbere yasohotse abantu bakimva bitabwa muri yombi ni inkuru ivuga ngo yambuye abakozi amezi 7 Karegeye urambye uti nahamaze amezi 7 ntawe birahurirana bonge ntago yanyambuye kuko ngewe kamera mu ngewe ngira uko nkora abakoresha banjye barabizi yego buriya ngewe uko namye ntushobora kumfukirana gutyo yego ngewe yanjye yarayampaga nari navuga itariki 5 muri contrat twaragiranye itariki 5 zarimo barayimpaye bari barakoze draft Gentile de niwe wari wakoze draft ayikoranye na Yongwe ndaza bayimpaye mu bintu nakosoyemo navuga ngo mushyiremo itariki ntarengwa yo kumpemba bashyiramo itariki 5 n'akazi ke nagataye itariki 6 z'ukwa 11 kuko itariki 5 zari zarenze ariko mu bundi buryo yarampembaga ngira ngo yasigayemo 150 nubwo atabyemera nigeze no gushaka kumurega ndadekarara mbibwira umwavoka wanjye kubera ko ubundi iyo shaka kumurega nayo yandi nubwo mvuga 150 nayo yanda ayo wabonera facts ntago yarenga 500 kandi urumva mu mezi 7 zare 2,800 ko nahembwaga 400 ariko menshi mu buryo iyo biba urubanza yari kuyama yose kuko nabaraga ibintu bifitiwe facts nkasanga hatagira ari nk'ibihumbi 700
so rero ngiye ntago ndi mubo yambuye ni ayo yanyambuye ni make yaramaze no kuyareka kuko nyuma twarongeye tubishuti akajya aza kuntegereza ari mu kabuga ka Nyarutarama tugasangira agakawa ashaka ko nsubirayo. Ndari n'ikiganiro kimwe nigeze gukora kuri ya channel ye yitwa The Vibe TV ashaka kugira ngo nsubireyo twapanze ko gira ngo twapfuye icyo ariko rero nagiye twari twapanze ubwo nari ndi kuri BNB dupanga na Yongwe ko mfatayo ikiganiro cya saa 12 kugeza saa moya urabyumva akampemba 300 noneho kuri The Vibe natangaho ibiganiro nkajya ntangaho ibiganiro tukazapasura pourcentage iyo dossier yishwe n'ikira manza naramwatsa avance namwatsa avance yarambwira ngo ntangire kuwa mbere arambwira ngo ndamubwira nti nyine zana avance yagomba kuma avance ya 400 arambwira ngo ngwino utangire ngo kuwa kane avance zawe nzine barakubeshye ni turazirage please banzu yame ubwo rero ntago yongeye nyuma arongera arampamagara ati rwose nakweretse ko nshaka gukorana nawe iki urumva nge sinamenyaga ibiri kubera mu bandi pratiquement ngewe yarampembaga kuri isaha kuko urumva niba naramaze guhagarika kumurega conscience yarambwiye ati 105 ntago ari urugo ariko mu rubanza hari yari kuba menshi kuko nayandi harayo twapfunda harayo mberaga mu muhanda mu modoka muki ariko nayo yonyine ntago si kintu gusa icyo twapfuye gatoya iyo itariki haraho namwishyuje ndabona nta n'itike mfite ahambwa ngo mu rugo rwawe arambwa ngo aya ntiyabura mu rugo rwawe ntihaburamo aya moto kugeza ku Gisozi ndabona rero twumvikane ntago ngiye kuguza umugore ntago ngiye gusaba urugo rwanjye nje kubaka urwawe ndi gute saba tike urugo ngiye gukorera navuga nibyo ntibishoboka manza niyo mvugo ariyo yatumye yasomborokeje ibintu mbona ko hari kurumva umuntu ukubwira ngo saba famille itike uzunkorere ndabane waya wanyitiranyije ntago wampaye agaciro nakoze ikiganiro kuri 6 zirindwi ntago ntagarutse niko bimeze oya nabandi babyumvira ngewe kunkoresha ntago oya itariki abari muri kontara habamo itariki yo guhembwa kuko ngewe kera nkikora muri SOS habaga handitsemo 25 ko itariki 25 tugomba kuba twahembwe ubu rero ngiye korohereza aba privé n'abandi ndavuga nti basireka neza y'imisi 10 nibure 5 mbe nabonye yanjye iyo zirenze rero nemerewe kugusezerera niko bimeze oya ni inama nziza wenda nubwo tutaragira mu gihe cyo gutanga inama nk'uwo muntu uvuga ko yambuwe amezi 7 urumva ko yaragejeje ameze nka nyiri inzu kazungu yabagamo ari amezi 9 utiyuza inzu oya ngiye nta undaranyiriza kumwe ntago kwanagera oya ndataha nkajya kwirebera abana ariko urumva niba naje kugukorera ibyiwanjye mu rugo biri gupfa ntunampembye ngo nshake nanjye nishyure ujya kubikemura ndakureka rero nkajya nkigira iwanjye nkatekera abana nkareba uko babayeho nkareba urugo rwanjye urumva ntago ibi ni ibintu bidakopka nagukoreye gukora ntibikopka umuvugizi wa RIB mu ijwi rye aganira na cyangwa se avugana na Kari Nijabo ndumva rero breaking iyo nkuru Primo abaradeklare ati koko nibyo uzwi nka Apotre Yongwe yatawe muri yombi akurikiranyweho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya Apotre Yongwe amazina yasanzwe yitwa Harerimana Joseph yego kwiha icyundi akoresheje uburiganya uze gusoma muri iyo ngingo akantu karangiza hasi iyo ngingo 174 irangira ivuga ngo hakoreshejwe uburiganya bakabusobanura ku kiha cyose igice cyacyo hasi hari akantu gahita kinjira muri ibyo umukangisha ko hari icyiza kizaba cyangwa ikibi cyaba yego mu itegeko birateganyijwe
wabibonye hasi mu byo murangira avugaga ni ukuvuga ngo risome itegeko icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya escroquerie giteganywa n'ingingo y'174 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ivuga ko umuntu wese wihesha umutungo wundi imari ye cyangwa se igice cyayo uburyo bw'uburiganya yiyitiriye izina ritari ryo cyangwa umurimo adafitiye ububasha cyangwa akizeza icyiza cyangwa agatinyisha ko hari ikibi kizaba abakoze icyaha. Aha ubu turi kureba itegeko rero Yongwe rero nyine uburiganya ni ibintu bisanzwe ariko urumva itegeko rirabisobanura imari yose cyangwa igice cyayo hanyuma ahabanziriza ako narimvuze mbere yuko ako kanyuma nashaka kuvuga ngo utanga icyizere cy'uko hari icyiza cyazaba cyangwa ukangisha ko hari ikibi cyazaba mbere gato akandi kabanza kuko Yongwe utwo tubiri twanyuma turaza kuri dosiye ya Yongwe akabanziriza ko karavuga ngo oya abaze imari ye yose cyangwa komeza imari ye cyangwa se igice cyayo mu buryo bw'uburiganya yiyitiriye izina ritari ryo aho hanyuma cyangwa umurimo adafitiye ububasha rekeraho kwiyitirira izina ritari ryo umurimo adafitiye ububasha kwizeza icyiza kizaba cyangwa gukangisha ikibi kizaba ibyo byombi uko ari bine Yongwe n'abandi bavuga butumwa n'abandi abanyamadini benshi bagwamo ntabwo ari benshi cyane ariko barimo ndagira ngo ubwo ntabariramo harimo abazima urumva umurimo izina apotre nure rwego rugira abantu rutanga ayo maranga wiyisi ntumwa yandi bivuye bikomoka kuki cyo si kimwe hanyuma umurimo udahererwa ububasha imirimo yo mu Rwanda irazwe uko amategeko ayiteganya niya madini irazwe ba bishop bo kuko ngira ngo Yongwe nta rusengero afite ngira ngo Yongwe ahubwo ararufite ruba hehese rumwe rwo ku kibanza se surwe oya ahubwo yahoze yimari ni Horebu urumva okay izina umurimo udafitiye ububasha gutanga icyizere cy'icyiza kizaba cyangwa ikibi cyazaba ibyo rero biraza bihurireho n'abandi bantu b'abanyamadini benshi bavuga ko basengera abantu ni uburiganya nuko abantu bose batajyana ikirego muri RIB urumva rero abantu uko itegeko ribivuga turiya tuntu tune kwiyitirira izina kwiyitirira umurimo udafitiye ububasha hanyuma kwizeza icyiza no gukangisha ikibi gishobora kubaho itegeko uko ribivuga biriya bintu abanyamadini babigwamo ni benshi cyane kubera ko fete ntuza ari umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo iby'abapfu biribwa n'abapfumu uvuga ngo umuntu araza aguhanurira kubwira ibizakubaho ejo biriya abapfumu nicyo bakoraho fete abantu umugore wabuze urubyaro n'urugero aho kugira bajye kwa muganga akajya mu bapfumu cyangwa se wenda cyari ikibazo cya incompatibility y'amaraso ye n'ay'umugabo cyangwa se cyari ikibazo cy'umubiri kirakemuka noneho yamara kugusengera ejo wabyara kumushyira amaturo ngo yaragusengeye ubona urubyaro nta muntu utanga urubyaro abo nibo rero iyo ubaye umupfu ibyawe biribwa n'umupfu kuko hari ababyara batasengewe babyumva ukaza ukambwira Karegera rwose ngiye kukubona wabonye akazi keza igihe akazi kose ngafata nk'akazi keza urabyumva iyo atari keza singakora urabyumva kuko abantu babyumve muri iyi sansi ntabwo
wasengerwa utasengerwa wahanurirwa utahanurirwa ibyiza bikubaho ibibi bishobora kukubaho nuvuga ngo ukavuga ngo naragusengeye ugura imodoka abantu tuba turi kumwe mu tubari hano benshi baba bazanye izabo ninde wamusengeza yari kwibyinira nuvuga ngo ibyo n'ubw Escoro ufite nicyo nshaka kukubwira amafaranga ava muri banki cyangwa ukayakorera cyangwa ukagurisha umutungo w'iwanyu umuntu ajya gusenga agasengera no kubona perimi yagusengeye se ikizana mu rugo utagiye kwiyandikisha muri polisi wayibona utayikoreye se umuntu akagusengera ngo uzabona umugabo byose bigira inzira ku kazi bashobora kukwirukana kubera imyitwarire mibi iyo ukora neza ushobora kwirukanwa kuri kamwe ukabona kandi keza ibyo byose ntabwo bigomba ayo masengesho buri muntu yakwisengera ariko Karegeya aho byasoundinga nkaho uri guhakana ko hari abantu basengerwa nabo ntabwo mbemera je nta wasengera ntabyikoreye umuntu urimo wenda uti ndagusengera aya matora uzayatsinda kandi wenda uri kandida unique ejo bundi tujya kujya mu matora bagushyize ku rutonde rwa FPR uri nimero 40 umuntu akagusengera ngo ndagusengera uzabe depite nimero 40 se nigute ataba depite niyo automatique niba donc urumva icyo cyakora ku bantu benshi kuko nta muntu ugira uruhare mu kubaho neza ku wundi yego niba wuje criteria ugasaba credit muri banki ingwate iruzuye umugore yasinye wazanye UPI igipapuro cy'umutungo andi masengesho nayiki abantu benshi rero bagwa muri uwo mutego kubera ko akubwiye ibintu bya bisanzwe bizaba sibyo nk'ubejo ndatangira kandi kazi gashyashya kampemba double yako nakora ko hari wasengeye ariko uyomba naragiye mu bapfumu ejo ubwo nari umushahara wa mbere ni kuzamushyira nkaba mbaye umupfu nkaho umushyira ngo niwe watumye mbona ako kazi nabonye akazi kubera ko narisanzwe nkora kandi aho nakoraga abandi barandebye barambenguka so rero ibyo ni umutego abantu benshi bashobora kugwamo amahirwe nuko nk'icyo cyaha hagomba kuboneka roplenya ujya muri RIB yavuga ati ngewe nuvuga ngo ese koko baretse nk'urugero jya witonda gatoya niba umuntu yararwaye umukobwa yararwaye akarwara indwara ituma bamuvana mu matrice yego wowe ukaza ukamusengera ngo bizagenda bite ngo azabyara natabyara kuko bidashoboka azakujyana ati yandiriye amafaranga niba umugabo yarakoresheje vasectomy uzi ko iri reversible iyo wamaze kubyikora iyo wamaze gukoresha niba ngo nagatsiba kata ntigashobora kugaruka nko kwikonesha umuntu yarikonesheje uramubwiye ngo azabyara umuhungu ntabasha gutera byo kora wenda ku mugabo we ushobora kugenda ugashuka umugore we undi muntu akayimutera niba pima DNA uwo muntu umuriye amafaranga n'ubw Escoro mon cher abantu ndabizi ubuzima bubaho nabi buriya muri Afrika ibyo bintu biruzuye kubera ko abanyamadini baprofita ibibazo turimo ibibazo abanyafrika tubamo by'ubukene byo kugira abayobozi batareberera abaturage cyangwa abanyereza imitungo nibyo duhoramo ukumva ngo toto chômage iri hejuru umuntu yajya gusenga akavuga ngo ndagusengera uzave mu bushomeri ryari akongera akabumaramo umwaka ariko igihe Imana igasubiriza igihe ukabonye akazi ukajya kuvuga ngo wa muntu yaransengeye mbona akazi azakagukorera se yakagwa aha ubonye akazi ninde muntu warangije wenda wagarukiye tronko wabona akazi ko kuba jera wa bank mu Rwanda biragoye none sana nagusengera ubone nka cha wenda ngewe byinshi nabishobora cyangwa nkagerageza ariko nta kuntu rwose hari bidashoboka hari depreroki hari ibyibanze ugomba kuba ufite kugira ngo ugere mu kazi runaka hari ibyibanze ugomba kuba ufite kugira ngo ubyare kugira igitsina kugira uwo mu gihuza bitabaye none se ukabwira ngo uzabona urubyaro kandi ukwepa baka inzira zo guterana inda ntuzinyuramo uwo mwana azaca he mu mano hari iby'ingenzi ugomba gukora hari ibintu mu minsi yashize byarateye
abadamu bafite abagabo ugasanga nk'umudamu agiye mu rusengero baramusengeye agahita atura nk'imodoka nk'umugabo we umugabo bakavuga ati se imodoka iri ngo nayituye ibyo n'ubw Escoro uwo mugabo yagombye guhita yitabaza inzego icya kabiri atanze umutungo w'abantu babiri n'ubw Escoro ibyo nukunyereza umutungo w'urugo n'ubw Escoro uriya Yongwe urabyibuka ko mbere gatoya yifatwa rye Yongwe ni case study yego my dear yagireye abazumva ko nakwibasira Yongwe abameze nkawe ni benshi ubona rwose ahubwo nari n'urwego rw'umuvunyi baratinda iriyariye yo kuvuga ngo kanaka utunze miliyoni 100 azikomora kuki hari isambu yabo yagurishije hari butike hari kenkari yigeze afungura ukareba base y'ayo mafaranga umuntu arandika icyapa umuntu azi kwandika imibare gusa akavuga ngo afite miliyoni 800 miliyari 3 ntiwigeze umubona acuruza ntiwigeze umubona nyonga buri umunyonzi azamutse agatwara rukurura nabyo nabyemera aba yanyongaga mureba undi nta butike yigeze afungura usibye gusengera abantu guhera za 2 na kangahe avuye he from nowhere mu muhanda Yongwe yari yatangiye kubitera imboni igihe yavugaga ngo baradushukaga ko bari abantu by the way bira Yongwe nagatsinda gato gasa nakiyonkoye kuri ADP by the way na ADP yari itangiye kuza mu bwisukuru ruka ya mafaranga banyereje miliyari 3 by'ibyanjye bivugira yes bakiyeburana yes hanyuma hari itsinda ryavuye kuri ADP Yongwe yanavuyemo rwose arakaye cyane kuko nejo bundi ku rupfu rwa Theogene wabyukara ikiganiro yahise akora ko bamaze kuvuga ko Theogene ashingurwa irusororo wa mwana wundi bari kumwe agashingurwa yaramba icyo gihe Theogene Yongwe yabivuze kuri ntuza kuri channel ye kiranarebwa cyane Yongwe yatangiye guca amarenga avuga ngo baje batubwira ngo kujya Dubai ni uburara batwubakana Nyarutarama Kibagabaga tugera na Nyamata harashize urumva ko yaratangiye kuza kuko yarazi ko nawe ashobora kuba bibwira abandi umuntu yava Dubai akaza mu rusengero uko yaba yavuyeyo kose yaba yagiyeyo yaba yambuye hoteli yaba yasambanye bakamwishyura akaza nituro mu rusengero urarwanya kujya Dubai ariko ikivuye uracyakira yego akaza nitura avuye Dubai mukaryakira kandi mwirwa mubwira abantu ngo ntibakajye kandi naryo niyo myumvire ni yihe kwe iyo turu utegereza ngo azane aho ari kuye wowe ntiwajyayo ariko urirwa wamagana kujyayo ariko uvuyeyo yazana ukakira gute n'ubwese varare Escoro urabyumva noneho rero urumva hari wowe rero ushobora kubibwira nk'uko kwabwira ngo umuntu ahanda mbonye urugero akavuga ati nakuru ndaguhanuriye uzatwara indege gute indege kuri iyi myaka urumva naratangira no gutwara igare uzatwara indege nibyo narimo nkubwira urugero naringezeho ejo bundi umuntu umugore ajya nako umuvugabutumwa ajya guhanurira urugo rw'abajene Marie yego couple cyane uwo muntu aranda dukurikira ahita amenya ko rewe navugaga yego avuga ati madame we batayari umugabo wawe ubu ngubu agiye kujya ahora mu ndege wowe uzajya ujyana abana ku kibuga cy'indege baramutsa papa uhita ubagarura wakomeza yego niko pastor yavuze muri urwo rugo umuhungu twari kumwe uwo babibwiye twari kumwe muri Sweden bitubwiye turimo dutera urwenya mu ndege nyine kwakunda abantu barambira pastor abaza uwo mugabo ufite amapaje ufite amapaje nuvuga ngo passport yawe iracyarimo imyanya ariko urebye uwo muntu nta gishya yarahanuye parce que uwo mugabo akorera ONG international ntabwo wabukorera ONG international ngo uvuge ngo uzamara imyaka 5 utagiye mu ndege urabyumva so the priority iyo asanga atagira passport cyangwa atagira indangamuntu kuko udafite indangamuntu atabona passport ibi byose ariko bimukora iyo bimuhanurira ataragira passport nta na passport agira ukorera so rero ubwo urumva bwarakeye urumva yabivugaga uwo mugabo twarajyanye hari n'ahandi twamaze kwa applying dushobora kuzajyana ushobora gusanga umwaka utatugiye nk'ahandi 3 wa wundi akikubita ku gituza ngo narahanuri ngiye ko tujyana se naribwiwe nande
mwaja murareka. So rero ni nko kuvuga ibintu bishobora kubaho byanze. Reka nongere nguha urugero. Akazi mu Rwanda karahari kandi kagomba kugira abagakora. Kandi wowe nta cyaha wakoreye igihugu cyangwa wakoreye Imana ku buryo utaba mu bagakora. Nta mizibo. Rero kwirwa ku muntu waguhanura ngo uzabona akazi. N'ubundi parce que akazi ko karahari. Kabuze ugakora. You deserve. Ushobora kugira amahirwe akagira akavuka cyangwa se akagira umukozi ugenda bigahurirana nuko wa muntu yavuye wawe wahembwa ukajya kumutura. No, ibyo ntabwo nabishobora. So ni hubwo Escoro butangira rero abantu benshi babayeho gutyo birwa barya iby'abandi kubusa kandi ibi bintu biba bibi cyane burya uzatinye societe ubushobozi n'ububasha biri mu maboko y'abatabimerita. Communauté itagendera kuri meritocracy isa nabi, ibamo injustice, ibamo kwirarira na inflation birashoboka. Kuko umuntu nagusengera ukamwitura miliyoni 3. Isengesho rimwe ry'iminota 30 cyangwa ijoro rimwe da ukamwitura miliyoni 3. Miliyoni 3 ngewe nzikorera mu mwaka. Yego. Uwo nguwo niduhura ku isoko wakoreye miliyoni 3 z'ijoro rimwe nzabasha azazamuza ibiciro korohera wa undi uzikorera bizana inflation. Wasanga n'ibirayi byageze kuri 2000 araho bituruka. So please abameze nka Yongwe ni benshi, ntabwo ari Yongwe ifatiraho gusa, ntabwo ari ifatiraho gusa, ariko abo Escoro baruzuye kandi baratunze cyane bituruze. Gusa wenda ribu ntabwo yakwizana mu kibazo, ariko ushobora kukizamo muri cadre ya arishisomasa kozo kwigwiza y'imitungo itagira kutabasha gusobanura umutungo inkomoko y'umutungo. Kuko no kuvuga ngo impano ziremeye mu Rwanda mu itegeko, ariko no kugira guhabwa impano zigeza miliyoni 100 n'abantu barenga 10 mu mwaka umwe, nabyo se anormal. Kuki zose zizi wawe uba wakoze iki kubw Escoro? Urabyumva? Abantu rero ubwo nka Nyirurugo Jean Marie Financial Intelligence Center ngira ngo niko yitwa FIC. Nyirurugo Jean Marie na no udeje wacyo yitwa Ndira Odira ibintu nk'ibyo. Bagombye ibyo kwago n'umuvunyi bagombye bo gutera intambwe yambira kuvuga ngo uriya muntu biriya bintu bikomora kuki cyakabaye cyambere. Kuko niba hari wagiye kurya karari bavuga ko Escorotswe na Yongwe, hari abandi bapfira muri Nyagasare ari ibintu byoroheje bakavuga ati n'ibihumbi 100 reka ndihorere. Irejo bundi hari umugabo wari mahamagara nawe icyo gice kizamufata. Hari umugabo wari mahamagara avuga ngo wari gushaka umukozi ujya kwigisha indimi abamigrant. Uwo muntu batangiye kumumbwira nkigera muri Sweden icyumweru cya mbere. Umuntu aramamagara ngo aragira ngo tubonane. Undi arongera hashize iminsi 2 nabanje guhamagarwa n'umudamu. Hashize iminsi 2 mpamagarwa n'umugabo. Ngarutse mbwirwa n'undi mugabo ambwira ko ngo uwo muntu ngo ari gushaka abarimu. Mamagaye icyo kigo yavugiraga. Sanga hari abandi benshi bagihamagaye bavuga ngo hari umuntu uri kutubwira ko agiye kuduha akazi ko kwigisha migrants. Ubwo niba hari wakanza akanyenyeri bikagera muri ribu umuntu agafatwa, azashingwa kira cyangwa kira nk'icyo bari bakurikiranyeho Yongwe akekwaho. So rero abantu ngira ngo inama uko murangira yabivugaga hasi aji inama kintu cya mbere nuko abantu bamenya ko ntacyo wabona utakiruhiye. Yego, ntacyo wabona utakiruhiye. Hari ibyibanze hari ibyibanze ugomba kugira. Urashaka uri umukobwa urashaka umugabo bisaba iki? Hari iby'Imana iba yaraguhaye nyawe ibyo ugomba kwishakira. Ubundi wowe ukora izihe form kubona uwo mugabo wabuze urubyaro. Ushobora gusanga either mugabo ararwaye ntiyivuza, ntumugira inama ngo yivuze, urojya kwa pasteur mwakwivuje cyangwa ntimunabonana. No, rega hari ibintu nigeze kubikubwira. Hari ibintu tujya twitiranya. Ntabwo abantu bose binjiye mu gipangu kimwe baba mu nzima. Ntabwo binjiye mu nzimwe baba mu cyumba kimwe. Ntabwo binjiye mu cyumba kimwe baba ku gitanda kimwe. Ntabwo binjiye mu ishuka imwe ibitsina birarana. Umuntu akavuga ngo dusegere ngo tuzabona urubyaro kandi mutabonana nk'umugabo n'umugore.
none JALAS abo basengera abantu bazaze ngewe tubahe test abigusengera ntongere kubonana n'umugore ndebe kongera kubyara tuzabateza ingaro baza gusengera ati dore uherutse kubyara umwana mwiza ejo bundi uzamukurikiza ugende wifate turebe urumva rero abantu bameze nka Yongwe barahari benshi bashatse babigabanya gusa byo ndabizi hari abafite iyo mpano hari umugabo nzi rwose bafite impano nyinshi ntago ndamuvuga izina ariko nawe hari abantu bajyaga bamuha impano we nta n'ikibazo afite ni umusirikare ni umunyamategeko ni umunyamasengesho umva afite impano nyinshi ntacyo akennye nta n'uwo ajya kubwira ngo ndagusengera ugira utya barizana ntawe ajya guhamagara bakizana n'impano barizana bakamwitura imbere akabasengera ariko ntabwo avuga ngo ngwino ngusengere urumva iyo ngo hari akantu kahise mu minsi ishize avuga ngo muze mbasengere ibi ngibi bizagere uri guhamagara abantu baza ngo Escoro muri bazanye niba ari n'imodoka ngo uyisige mugere n'amaguru ibintu nk'ibyo ariko byarabaye hari n'undi bakoranaga niba ari umwe wari ufite hano wari ufite urusengero rugagise nawe ntiyarijyaga avuga ngo muza n'ubwo bukene bwanyu kubitanga ariko harya Rugagi niwe wabatije Yongwe niwe wabatije Rugagi ni bamwe Yongwe niwe wabanjirije Rugagi ngira ariko ni pakimwe ofete ni pakimwe ariko Yongwe umanza ariwe wabanje ariko urumva Yongwe we yaraturutse ahantu hatazwi mu buzima aparama Rugagi we ntabwo nzi amateka ye ariko Samuel Imana imuhamaho n'imigisha we naramubona narimuzi me Yongwe bivuga ko amateka yajya kumera nk'aya Theogene nyakwigendera rero urumva abantu nuko guhimba imirimo ariko imirimo yo guteka umutwe ntabwo ari hari ikintu mvuze gishobora no kuba cyaba niba nakita gukangura cyaba nk'isomo ikintu cyo kuba ubu buryo bwo gusenga buriho muri ino minsi bushobora kuba bwazamo escroquerie ni inshingano za RIB nk'ikigo gifite mu nshingano prevention des crimes kubwira abantu kabwira ngo nta muntu usengera undi ngo abone akazi utari par exemple ubu koko wambwira ngo Karegeya ubu tuguhaye isoko ryo gusudira inzugi 5,000 ntarize gusudira ukansengera ngo uzabona isoko ryo gusudira ahubwo se ko ari ababimenya neza ahubwo bakamenya amakuru yawe agasanisha n'ibyo ukora nubwo Escoro aba yashatse amakuru ugiye gushinga igitangazamakuru kandi nkubwira ko uwo mushuti wanjye bamuhanuriye bazi ko deja tugiye kujyana muri Suède babizi ko afite passport gusa ubuhanuye iki ko gasanzwe agenda niko urumva arabanza akakwiga gusa hari abantu bagira iyo mpano mugakubitana utamuzi kandi akagenda nta adresse nta na nimero muhanda wapi kera kabaye bya bintu yavuze bikakubaho ukazongera mugakubitanira ahandi cyangwa se ugakubitana n'umuvandimwe we cyangwa wowe ukaba ari uba umutemwe uko ari umuntu akubwiye ibintu bikakubaho uko biri kose kubwira umuntu ngo dore iki bumvishe ko itegeko rirangiza gukangisha ikibi kizaba cyangwa gutanga icyizere ko ari cyiza kizaba ni icyaha nuza ukabanurira ngo ejo barakwirukana ku kazi nagombye guhita njya kuri RIB uri kunkanga nubwo ngiye nkubwira ngo kenshi ubuhanuzi bubi bakubwira ko ugomba gutanga ituro ngo biveho fagiti uzayikura hese kubivanishije imbere tubonye urupfu fagiti uzayikura ko bivanishijeho hari n'umuntu ndabyibutse hari umusaza twari duturanye indera nawe ibyo bintu wabikoraga yajyaga acunga nkibereye mu kabari akaza kubihanura iwanjye ngo tugiye kubura umwana bose ndacyabafite rero agahanura gutyo iwe byarananiranye yabanje iwe icya kabiri urahanura bana yanjye wajya uganura za mayibobo ko zirabona ibyo zirya wajya uganura ba mayibobo ko barabona ibyo barya wahanurira abanyonzi bose ko mu mwaka utaha bazatunga za moto tukareba bazazitunga se batakoze bazazitunga se batagiye muri banki RIB ifite inshingano zo kubwira abantu ngo mwitondera bameze bake ababahamagara babizeza akazi abakubwira ngo ibi bizaba hari ibigomba kuba byanze bikunze ninde ntawe urahanurira umuntu ngo uzamenya icyongereza utagiye mu ishuri
kuba yakubwira ibintu rero bigahuza nuko Imana yagupangiye ukajya gutura turiki yayakoreyeho iki. So abantu nk'abo barahari abakristo hari nabo numvise ngo bajya bikora bago bagiye guhanura perezida umukuru w'igihugu rwose. Umukuru w'igihugu abaturage bose baramwizeye bamushyiramo ikizere cyabyo. None Imana iratuma wowe Nyarucari mujye kubwira umuntu abaturage bose bemera. Ubundi ubutumwa bw'Imana buturuka mu bayobozi, kuko Imana niyo ibwira umuyobozi ngo aba baturage nabanjye mbagutumyeho bayobore bageze kuri iki. Yego, uranyumva? Urajya guhanura umukuru w'igihugu ngo zanagira inka wowe muntu, ahubwo Imana yatumye abantu bamwizera niyo yakamuhumekemo ngo naza niyo gira inka. So RIB ifite ako kazi. Imo sambure RIB banyumve neza. Imo sambure ke departement ya prevention igomba kongerera imbaraga. Ibintu by'ibyaha byose biri kugenda byimonogoza, hari uburyo abantu bamba aware yabyo bakabyirinda mbere. Yes. Uyo ngo adafatwa ntabwo twebwe turi kuvuga ibingibi. Iyo Kazungu adafatwa hari ibindi bagombye kwicara iyo departement ikavuga ngo inzira dore zimwe mu nzira zagaragaza ko umuntu yototera gukora icyaha cyagutya na gutya. Yego. Utangiye guhamagara abantu amatelefone byinshi biri kuba. So rero abo bantu babayeho kuva na kera, ariko fike umuvunyi RIB bahagurutse ubwabo bagakora ntuza je dirais comment bagakora audit. Nubwo itegeko sinzi ribi itegeko ryemera ko binjira mu mitungo privé y'abantu, ariko abantu bagira imitungo utamenya aho umuvunyi ntubyemera wase umuvunyi ku bantu ku giti cya busimbizi, ariko ni itegeko banarishyiraho kureba umuntu ko kwakira gutya bugu bimeze bite, ko ntaho tumuza akora ibi byose birava. Kandi abakozi b'Imana bakunze gukira bitunguranye. Theogene yarabivuze ati yabwiraga Gedeon amubwira ati njyewe yaravuze ati maze imyaka 2 ndya 2 ku munsi, ariko ntangiye kurya 2 ku munsi. Atariko iyo mbishaka nari guca mu nzira abagenzi banjye bacamo, sinari kubara iki gihe cyose ntafite inzu yanjye, ntafite imodoka yanjye, ntafite abana banjye batarya 3 ku munsi. Ariko kubera ko yarinze intambwe ze, Imana imwishimire, yagejeje iriya myaka yose atagira inzu ye, atarya 2, rimwe na rimwe ngo araranya no kugura umuriro. Ntiyabivuze? Yego. Abatera intambwe rero zihuta kuruta za Theogene nzahari, Imana imwakire, nabo RIB yakagombye kugira benshi. Ko ari ukwezi kumwe yakoze ibo kira kiganiro, avuga ati iyo mbishaka nkakora uko bagenzi banjye babigenza sinari kugeza icyo gihe cyose. Ariko akavuga ati nabivuganye n'umudamu wanjye ngo kugira ngo twandavure katuweho uko Imana ibishaka, tuzarinda dusaza uko Imana ibishaka. Yashaka kuvuga ko hari bagenzi be baca mu nzira zitemewe bakikungahaza cyane. So rero ubwo numva wasanga ariyo nzira na Yongwe simbizi, ntabwo ari Yongwe wenyine, kimwe nuko ushobora no gusanga nubwo buriya ibyaha bijyanye n'umurimo abakoresha bambura abakozi atari ibintu RIB irebamo, ariko niba hari amarira y'abana b'abakobwa, abana b'abasore, yewe ndi umusaza ndanamuruta buriya Yongwe, niyo mpamvu nirinze no kujya mu manza nawe, urabyumva. Yewe narihanganye, ariko hari abana bakirangiza batoya cyane bari muri za 23 twakoranaga, bamwe batangiye kudekarara imanza. So ibyo nabyo ntabwo biri penali yego, ariko bishobora guha imbaraga dossier, byerekana ko uwo muntu atari inyangamugayo. Kutabijyangamugayo ntabwo ari icyaha komuteri, ariko ni icyaha muri sosiyete. Bishatse kuvuga ngo umuntu uvugaho kwambura abakozi no kwiha undi, wabyumvise isano. Niba abantu bahora bavuga ko wambura abakozi nubwo nta bareze, nubwo bitari penali, gukekwaho ubw Escoro byoroha. Icyaha cy'ubw Escoro byakora ko kiguhama, kubera ko reko dufite muri sosiyete n'ubusanzwe zisanzwe ziri umwanda. Nicyo nashaka, niyo sano byahuriraho. Ariko ntabwo mvuze ko RIB yabukurikiranaho kwambura abakozi, kuko ibyo ntabwo ibyo bigengwa n'itegeko ry'umurimo, bigaca kwa inspecteur du travail, bigaca mu rukiko civile cyangwa administrative. Ariko
ariko biba bigaragara ngo umuntu nibyo nkunda kukubwira bya justice na jijoma umuntu hari ibyo utakwisepara nabyo amateka yawe imigirire yawe imibereho yawe donc uvuga ngo ibikubaho biba bifitanye isano byose hamwe urabyumva ushobora gusanga background yes irakonta abantu bakwizera ku ruhe rwe nkanjye ukibaze simbizi ngiye kuvuga ngo nkanjye sinakigwamo ariko ntawamenya ariko nanakiguyemo ni hahandi bajya muri background ariko Karegeya asanzwe ati mu myaka yabanje ese cyamugwiririye asanzwe abikora urabyumva none undi ibyo byose biraza kwambura abakozi kugira imitungo myinshi utabasha gusobanura kuvuga ngo asengera abantu kugera gusohoka mu idini ibintu byinshi digiri ibintu nk'ibyo ibyo byose bishobora guhurizwaho bavuga ngo uyu muntu ni muntu ki ku buryo iki yagikekwaho uranyumva ni nk'uko kuza muri media akigamba kurya amaturo nk'uko wabivuze mu rugero watanze uti mu minsi ishize yagiye abivuga hari bamwe babigeranye babifashe nk'uburwayi bwo mu mutwe yongwe se arwara mu mutwe ni muzima kurusha abazima n'abapfuye ahubwo reka nkubwize ukuri iyo yongwe yiga n'indege n'amato aba bifite warwara mu mutwe yongwe urabona umukozi we wamukoreye avuga ati ribi banze imupimisha uburwayi bwo mutwe ntabwo nakeka kuri yongwe twakoranye amezi 7 mayidiya na nyuma y'aya 7 duhora tuganira mu kunegosiya nimero yongwe uwo muntu wavuze ngo uburwayi ntacyo yongwe ararenze afite na conscience intellectuelle iri hejuru nuko atageze nuko ashobora kuba atarize ngo nanjye vuga ngo ntiyageze mu ishuri ariko atize nkatwe kwa ntabwo yize mu mashuri ashobora kuba yaragarukiye nka primaire kuko nkurikije uko yandika n'uburyo wumva na connaissance afite ariko iyo yiga nibura ukamuha nka diplome yayimanika yawe akina diro buriya andeho y'ibyo gusengera abantu agira n'ibintu bimeze nko kuba umukomisiyoneri ashobora no kubacuruza nka za banki rambere kuko ubona kenshi abafite imitungo hari imodoka ari kugendamo itamwanditseho igwatiriye hakaba nize abandi bafite aradiringa umunyamadini uriya atekera ubwonko bwe buturuna kenshi sinkubeshye rwose ngewe ntabwo buturuna kenshi uburyo nyibukije ngo umubyeyi wamuhaye imodoka yamuhaye imodoka ngo bumvikana ko azajya amuha 20,000 ariko umunsi wo ku cyumweru awumukuriramo umunsi wo gusenga noneho akayimukodesha amezi 8 barayiguze rebe 8,000,000 uwo muntu iyo ngo yimusubije amezi 6 ngamuhijana amezi 6 amwe yongwa zimibare kuko nubwo buryo bwo kugwatiza ari inzu afite amazu afite ibibanza afite amamodoka icyakabiri iwa burwaye mu mutwe ugatekereza televiziyo imeze kuriya muri domaine itari ni yawe kuko wenda niba yaramenyera ibya transport ntabwo byari kuntungura guze nk'indege cyangwa se indege ubwato gushinga company ya transport ya amakwasiteri ariko kwinjira muri domaine icyo cyo narakimushimiye nkibayo namubwiye ni vraiment kashimira uyu muntu utari wo muri domaine yacu ariko washinze wakereye akazi kacu yego ntabwo ibyo wabikorera utuzuye ure amakamera afite muri no Rwanda wayasanga hake cyane amakamera yo kwa Yongo ko namenye ko ikirego cye ahubwo ari kamera ngo yahejeje yarayitiyese cyangwa oya byayaheza ni byinshi kandi nkubwira imodoka birashoboka inzu birashoboka kamera birashoboka gusengera abantu birashoboka kuko ubuzima bwe bwose saturu no turdusa byo byinshi ni hafi aho araturitse n'umudira yes n'umudira nibyo byo kwambura abakozi by the way nubwo wenda nk'abo bana bamwe atabahembye
ko nge namaze kukubwira ko ayo yasigayemo ari make nta nubwo twanayapfa ariko yagiraga akantu hari igihe yagiraga baraturikije agahemba abakozi nk'amezi 3 icyarimwe ako kantu ko yarakagiraga kese niba yarabinkoreye hari igihe yigeze rwose kwishyira kuri stress ati kutaza ngo nguhe amafaranga nagiye nka 2:30 z'ijoro kandi icyo gihe nari narakereye dufite ubukwe muri famille donc ako kantu ko kuba ayabonye yatanga yego wari sawa kari sawa kuko akenshi no kwambura ushobora gusanga atari we biturukaho kuko agira diru nyinshi amafaranga ashobora kuza ugasanga yajyanye mu bya hoteli yiyibagije televiziyo cyangwa se amafaranga avuye kuri televiziyo ukabona ayashoye mu bya transport yiyibagije hoteli donc urumva umuntu ubukina ibyo byose icyo kibazo bimwe bigenda ariko ubundi bibi bitambo by'ibindi yego niko ofete ni nako byagendaga kuko niba nka hoteli yambwiraga ushobora gusanga atarayitaha kandi ngira ngo twatandukanye na matora zayo zaraje basigaye kwestara ibikoni n'amakamera ariko ushobora ariko ibikene yambwiraga ko isigaje nka miliyoni 70 ikore ashobora kubona muri miliyoni 70 akabona miliyoni 100 yose akamara nko kuri hoteli televiziyo akaba arayiriye aho kugira ngo abanze avuga ati reka manze mbika amafaranga yo kuzahemba abanyamakuru mu gihe cy'amezi 3 nibura ugasanga hisa yajyana muri hoteli cyangwa se bamurangiye ikiraka wenda cya V5 nizabanje kugura uriya ibyo byose rero bishobora kuza mutuntu nk'utu bishobora kuza mutuntu yongwe ni munini aho burya yes ubuzima yubaho mu buzima bwa hazard yego bushobora kugukiza cyangwa bukakwica kandi n'ubw Escoro ni kimwe yego bishobora kugukiza cyangwa bikakwicisha ibyo rero ni c'est normal ahubwo baratinze sinzi ko baratinze bari baratinze niba ariko si mvuga batari bwo bwa mbere baba bamutwaye bari baratinze hanyuma rero icya kabiri hari abarimo bagiye bamuvugiraho neza ngenda byirinda kuko n'umuntu twakoranye n'ubu twari tugikorana cyangwa twazakorana ni akantu ngo yakoze nyuma y'urupfu rwa Theogene ko gushaka uriya mugore bavugaga ngo ashobora kuba yarabyaranye na Theogene bikaza kugaragara ko umugore avuga ati bampaye amafaranga bikaza uko byamera kose mu bihe bisanzwe wa mugani wa Rwembe uko byamera kose twubaha umuntu wapfuye twubaha umuntu wapfuye buriya niyo yaba kuri 50,000 cyane ngiye cyo kora hari umuntu wigeze gupfa ayandimo kubwo amahirwe bayabibwiye muri umunawe ntago nagiye kwishyuza yo pe byari 50,000 ariko 50,000 byo muri 97 yari menshi kubwo amahirwe yari imari nabazaniye akinayireba yari menshi numva nuko ngiyeyo muri umunawe wapfuye abwira undi muri umunawe ati mwito iki cyumwera amafaranga mushaka muzishyura no mugabo mukuru wanjye yapfuye yaratuzaniye imari murebe ariko ntago nahagarara ngo ndishyuza ibaze rero kuba utabasha kwishyuza none wowe uri kujya guhiga abo yateye inda aho yikopesheje agacupa bya ni umuco mubi ni umuco mubi ako kantu abantu benshi bari kwikomanga ku gatuza ko bamufashe kubera uko yitwaye nyuma y'urupfu rwa Theogene ntabwo byari byiza ntabwo byashimishije abantu urumva ibyo rero nabyo buri hari igihe ugwa mu byago nyine abantu bakishima bakakurimira itaka niyo mpamvu burese igihe cyose burese nta rindi ntambwe ze ujye wicara ukubura inzira unyuramo birakugaruka ubu nanjye ejo ushobora kubona icyago kimbayeho abantu bamwe bakishima abandi haranira ko ibyago byakubaho abantu bakaza bavuga ati pole apana kuvuga ngo awa nibyo dashima ajya akunda kuvuga ajya akunda kuvuga ko buri muntu wagateguye inzira zawe akantu akunda kuvuga avuga ati inzira harura inzira zawe aha avuga ngo inshuti nyanshuti avuga ko ari nizere ko ariho turasoreza habaho inshuti z'ubwoko butatu inshuti magambo inshuti magana inshuti magara ubwo magara harimo kuba yagupfira magana nizo musangira kubera facture magambo ni ukuganira gusa akabaza akarongera akazita inshuti mizi inshuti mashami inshuti mababi ni za zindi akabazo kaba mashami ni za zindi zisita akanya gato ariko mizi
zihoraho none akavuga ngo inshuti magara ari nayo mizi yitumira mu byago byawe mu byiza igategeza kwitumira ni kucyumva mu byago iza mbere utayimenyesheje yiyaranje kuba ibikurikirana amakuru yawe igahita iteramo ariko mu byiza niba ugiye kubatirisha azategereza umuhamagara ariko niba bavuga ngo ribu yamufashe azahora hariya kuri ririya rembo yisirisiba ati mwamumpaye azana utuzi n'ibitemewe abizana bigutungura ubwo rero niba Yongwe rero yafashwe ubwo akavuga ati awa hari ibyo yakoze ku rupfu rwa Theogene nawe inzira ze yaziteguye nabi nanjye byambaho n'undi wese byamubaho ariko kugira ngo wipime uko uhagaze muri sosiyete ko ufite inshuti za buriya bwoko butatu inshuti magambo ari nazo inshuti mababi inshuti magana ari nazo inshuti mashami hakabamo inshuti magara ari nazo inshuti mizi kugira ngo uzipime naho birebera nugira icyago ukabona abantu barabyigana bavuga ati rwose yo byagenze bite ushobora kugira impanuka ya moto ukarara mu bitaro yewe abatanu ba mbere ugasanga ntunabazi cyane izo nizo inshuti mizi zawe rero nta nubwo ari nko zikwiyereka na ya magana ni muyasangira hashwi ntabwo iyo ugiye mu kabari uyihamagara warayibagiwe nako bigenda rero mana yanjye adusuhuze inshuti mababi n'inshuti mashami yangewe nanjye ntabwo inyinshi ntubuzizi ngewe inshuti mizi cyangwa inshuti magara kuri ngewe ntabwo nzizi oya ntabwo apfa kuzimenya ntabwo wazimenya ariko ako kantu ko ariko mababi na mashami ako kantu ko kuvuga ngo kwitumira mu byago mu byiza ukayitumira so nuvuga mu byiza ushobora gukora fete rwose umuntu ukamwibagirwa nawe akumva ntacyo bimutwaye ariko yakumva ngo bagukubise urushyi akaba umuntu wa mbere wo kuvuga ngo uwo muntu wagukubise ninde tumukurikirana rero niko tubaho nta mpamvu iyo ugize ibyago abantu bamwe bakiyamirira bati hakabura n'umwe uvuga ngo yo ngo pole urumva iby'imanza n'abakozi yambuye ntabwo twari tubizi ubu ufite nayo yakabaye nk'inkuru nuko nagiye mbwira abantu ngo ibyaha bishingiye ku murimo ntabwo ribi byinjiramo bijyamo inspectors travail ariko yafashwe afatiwe kubw Escoro hahita hazamukamo icyo kwambura abakozi urumva rero inzira ze ntabwo yaziharuye neza none abandi bati yavugiye neza ku rupfu rwa Theogene ajya gushakamo yaramushinyaguriye rero nuko tubayeho nuko umuntu yipima urumva nuko wipima iyo icyago kikubayeho ukabona reaction y'abantu ibyiza byawe nuko ngibyo ibintu ni abantu reka abe naho nsoreza ikiganiro cy'uyu munsi ushimire Karegeya ku mwanya wawe waduhaye kugira ngo tuganire by'umwihariko tusesengura iby'iyi nkuru cyangwa se iby'iritabwa muri yombi rya Apostle Yongwe cyangwa se Joseph Harerimana ngira ngo ni umugabo wamenyekanye cyane hano ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'uko yagiye agaragara mu byigisho bitandukanye ariko n'ama-interview atandukanye agenda akora ama-comments yaje kuba umunyamakuru abenshi bakanavuga bati se ibyo bintu kwinjira muri kariyeri nubwo bimushimiye bamwe bakavuga bati se byo byaba atari byo bimudeviye ko yari yibereye mu rusengero yigumira mu byo yari arimo ariko uko wabisesenguye numvise naho mu rusengero yari ari naho hashoboka kuba hava escroquerie ntabwo yabura reka si we wenyine hari n'abandi bagenzi be benshi so reka ngushimire rero dushimire abari badukurikiye mwese mwakoze kubana natwe bye bye ciao ciao